Ihame ry'umunsi. Nk'uko mubizi turi mu mwaka wo gukira ku buzima bwawe, ku bugingo bwawe, ku gihugu cyawe, aho uri hose. Ihame ry'umunsi. Yesaya 10:27. Uwo munsi umutwaro baguhekesha uzakuva ku bitugu, uzakurwa no ku buretwa bagushyizeho. Uburetwa buzamarwa no gusigwa. Uyu munsi wa none Imana igusiga amavuta. Abaheburayo igice cya 1:9, Bibiliya iravuga ngo kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome, ngo nicyo gitumye Imana ariyo Mana yawe igusiga amavuta yo kwishima ikakurutisha abagenzi bawe. Ihame ryo gukiranuka, usigwa amavuta y'ibyishimo. Uyu munsi wa none we wari ufite umubabaro, Imana igusiga amavuta y'ibyishimo. We wari ufite agahinda, Imana igusiga amavuta y'ibyishimo. We wari ufite ubukene, Imana igusiga amavuta y'ibyishimo. We wari uri mu buretwa, Imana igusiga amavuta yo kubukurwamo, amavuta akuraho uburetwa. Imana yagusige, n'umuntu wese muzajya muhura ajya avuga ngo uyu muntu yarasizwe n'umwami Imana. Imana igusige agaciro n'amavuta. Hari amavuta arangiza intambara, nk'uko Samweli wa mbere igice cya 9 habivuga. Amavuta arangiza intambara, amavuta azana ibyishimo. Intambara zose wari ufite mu buzima bwawe, ucyumva rino hame ry'uyu munsi, Imana igusiga amavuta agucisha muri ibyo bihe bitagukozeho mu izina rya Yesu. Shoje nkubwira ngo ibuka uriwe biri mu bigize amahame.